Ni kenshi ikibazo cy'ubushomeri bwugarije urubyiruko rw'u Rwanda cyumvikana mu mibare y'abarangije amashuri na za kaminuza, aho bivuga ko abanyeshuri barangije amashuri makuru na za kaminuza bugarijwe n'ubushomeri kurusha ikindi cyiciro icyo ari cyo cyose cy'abanyarwanda. Bityo hakumvikana ingamba zitandukanye zigamije kurandura burundu iki kibazo mu rubyiruko, zirimo gahunda ya leta yo guhanga imirimo 200,000 ku mwaka ndetse no kurukangurira kugana ibigo bishinzwe kubafasha mu buryo butandukanye. Ibi ariko ngo bituma bamwe mu rubyiruko rutagize amahirwe yo kurangiza amashuri bavuga ko iyo bumvise imvugo z'abategetsi mu byiciro bitandukanye kuri iyi ngingo y'ubushomeri bo ngo ntibiyumvamo kandi ngo bakabaye bitabwaho nk'abandi. Ntabwo twagira amahirwe yo gukomeza amashuri yisumbuye. Iyo bavuze urubyiruko rw'ubushomeri ntabwo bavuga abatarize, bavuga ababashije kwiga bakaba badafite akazi. Imbogamizi nyine ni uko natwe leta itadushyira mu igenamigambi ryayo, ugasanga natwe turitinya bitewe n'uko tutabasha natwe kumvwa mu majwi y'abayobozi badushyira. Nzi ubwo ari bwumve hari uvuga ngo urubyiruko rutize narwo nta mibare bajya bakora yabo, aho bo ntibavugwa. Baraza rimwe na rimwe bakabishobora cyangwa se bagatuma wowe utarize uhita utaha, nyine niko bisigaye bimeze. Muhurira mu kazi? Tujya duhura kenshi. Iyo ari nko muri kampani ho rwose utarize ushobora guhita utaha. Kubera ko uwize yagezemo. Uwize yagezemo. Ku rundi ruhande, Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo iremeza ko urubyiruko narwo rwitabwaho nk'abandi, ahubwo ngo urubyiruko rufite ikibazo cyo kudasobanukirwa bimwe mu birugenerwa. Ndumva hari ikibazo cy'imyumvire. Ntabwo twavuga ko leta yita ku rubyiruko rwize gusa, ahubwo baba bize baba n'abataragize amahirwe yo kwiga, aho bose leta irabazirikana, ndetse na gahunda zose zishyirwaho ziba zigamije guteza imbere abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko urubyiruko zijyanye n'umurimo. Ntabwo twavuga rero ko gahunda ziba ziriho zireba gusa urubyiruko rwize. Unarebye uko bimeze, ahubwo wasanga urubyiruko rutize nibo bari bafite umubare munini w'abadafite akazi. Urubyiruko rwize ntabwo gahunda ziba zigamije guteza imbere gusa cyangwa se guhanga imirimo y'abantu bize gusa, ahubwo gahunda zijyaho ziba zigamije ibyiciro byose by'abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko n'abagore. Yenda natanga nk'urugero, dufite nka gahunda ya Kora Wigire, irimo ibyiciro byinshi, irimo navuga ngo irimo gufasha cyane cyane urubyiruko n'abagore kwihangira imirimo cyangwa se no kubaha ubushobozi butuma babasha kwinjira ku isoko ry'umurimo. Ese gahunda yo guhanga imirimo 200,000 ku mwaka yabitanga ikihe cyizere kuri iyi gahunda yo guhangana n'iki kibazo cyugarije urubyiruko? Icyo navuga ni uko icyizere ku bijyanye no guhanga umurimo, hari byinshi bikorwa, ariko nanone turacyafite abantu benshi binjira mu isoko ry'umurimo. Urebye nko mu 2012 ASV ya gatatu yagaragazaga ko byibuze buri mwaka hinjira imirimo 104 iboneka buri mwaka mu bukungu bw'igihugu cyacu. Nyuma y'imyaka 2 mu 2014 hagaragaye ko byiyongereye bikageza ku 146. Ibyo biratanga icyizere. Nubwo ASV ya gatanu tarasohoka, yumvikana ko hari byinshi byakozwe binanyuze muri gahunda ya Kora Wigire, ku buryo bishobora kuba yenda bishobora no kuba byageze cyangwa byanarenga ya mirimo cyerekezo dufite cy'imirimo 200,000 buri mwaka. Kugeza ubu iyi minisiteri yemeza ko ubushomeri mu banyarwanda bose buri kuri 2%, bukaba kuri 14.3% ku rubyiruko rwarangije amashuri makuru na za kaminuza, naho ubushomeri mu rubyiruko rutagize amahirwe yo kuminuza ngo buri kuri 3.3%. David Nzabonimpa, Isango Story. Iyo bavuze urubyiruko rw'ubushomeri ntabwo bavuga abatarize.